bakunzi b'umukino TV mumeze mute mwaraye mute inshuti zacu mumeze neza ndimo kuyeba rwose ndimo kugenda mukora subscribe ndimo kubireba murimo kugenda mukora share urukundo rwanyu turimo kurureba ruzamuka rwose rugera hejuru mu mabati sinyenyenyine rero mbyutse njyenyine andi kumwe na mugenzi wanjye tugiye kuganira ukuntu muri Rayon Sport rwose ibintu rwose birimo kugenda bihindura isura byakomeye. Reka nangire mugenzi wanjye muhikaze atangire yibwira umeze ute warayute muvandimwe? Meze neza Pazo umunyamakuru umunyamwuga nkunda cyane ukomeye mu bintu nk'ibi ngibi meze neza ndashima Imana imyuka ndayifite amakuru ndayafite ndikumva rwose ibindi birahari dufite ibintu byinshi ku bwinshi dufite ibintu byinshi cyane wakabonye ariko koko akavura karimo kugenda gasatira muri bihe byacu wakabonye ukuntu kameze ariko Pazo akavura imba nakabonye ariko muri iki gihe imvura turakeneye imvura rukona ibigorogeze mu ibagara ibishyimbo biragono birigeze mu ibagara akavura rero kumva kaba gakeneye muri iki gihe nibutse abakunzi bacu ngewe nyawe ni Zoriva ni Muzoriva wanyu bogarutse amakuru turayafite rwose turayafite ariko Pazo njya nangire nkubaza yego ngawe kutaratangira kwashira hanze akarima ikibukone utari gucikwa nyine buri ukuntu babimeze bajya baca umugani ngo buriya iyo umuntu agiye gushaka kugera kure abanza gusimbuka ndashaka gusimbuka ku buryo nasimbuka nkagera kure nyine ibintu bikagenda neza cyane. Watangiye ishimira abakunzi bacu rwose turabashimira cyane mu gukora cyane kandi amakuru tuyafite ku bwinshi cyane pe amakuru arahari cyane amakuru arahari twebwe ikintu tubisabira mukore subscribe musharinge kuko ibiganiro byacu ni ibiganiro bishyushye kandi ni ibiganiro wakuramo ikintu cyiza kandi ikindi cya kabiri tubafitiye iki tubafitiye amakuru meza cyane batemoriko amakuru arahari uyu munsi dushaka kuganira kuri Rayon Sport byimbitse twari bateguje abakunzi bacu turabararika Rayon Sport uyu munsi amakuru ibyahishuwe biratubwira iki muri Rayon Sport uyu munsi Pazo tugiye kuganira ku kintu gikomeye cyane ndagiye kwamanza kwibutsa abakunzi bacu ikintu tugiye kumanza kuganiraho ubundi nkaza mu kanya twimbika tubiganiraho neza dusesengura ukuntu bimeze muri Rayon Sport. Muri Rayon Sport rero ukuntu bimeze harimo kwirukanwa harimo kugenda inshingano z'umuntu afite bagenda bazimukuraho. Ikindi cya kabiri dufite harimo n'abarimo kugenda bavuguruzanya mu mirimo bagiye bahana. Urakoze cyane Patrick ibyo uvuze rwose ni ukuri yego 100%. Yego muri Rayon Sport harimo ikibazo gikomeye cyane. Rayon Sport dutangiye dusa nko dusubira inyuma ngo twibutse abakunzi bacu babashe kujyana natwe ubundi byatangiye ku manda yitwa Jean Fidel perezida wa Rayon Sport. Jean Fidel abantu bajyaga bavuga yuko ari umuntu wihariye ikipe wenyine akagenda akayijyamo wenyine akayisasira agakora iki byose induru ziravuga hanze induru ziravuga ibintu bibinduru abantu bakoze kureka amata ariko dukeneye abasaza bacu abasaza bacu ngo twagiye muki dutwara ibiki dufite abasaza rukumva ibintu biba birebire bibakaduruvaye Jean Fidel igihe cyarageze bisa nka inshingano ze zirangira babasaza baragaruka bitanyamo umusaza witwa Tade bamugira perezida Tade ibintu bikimeze neza bashiraho inama body urayizi harimo abo bamuvunyi harimo basadate harimo Meya Abdara harimo abantu benshi bagiye batandukanye no bageze body akakabona inama y'ubutegetsi hariwe nande na Tade icyo bita FC iyo nama rero rukumva harimo inzego zigera muri zingahe murebye ari body akabona FC ariyo nama y'ubutegetsi babyumve neza ni body na FC ubwo ni ukuvuga ati rero muri icyo gihe Tade yaratowe amaze gutozwa ibintu birakura rwose ibintu bitangira kugenda neza abareyo batangira kugaruka ku kibuga bari baracitse intege ariko hagati ngo wibuke Pazo uruka ko haje kuzamo ikibazo cya Sadate yiramanta hanze gaca imyenda mufitiye ibintu bigasakuza mu itangazamakuru tukabibona bimwe tukabivuga ibindi tukabirekaho twari turi ariko ni ukuvuga ati ibyo byaje kurangira abasaza bakomeza barayobora ariko haje kuzamo ikintu
yitambikamo tubona hatanye kuzamo ibintu by'ibice bice muri Rayon Sport tubona abasaza bari bagize body batangiye kujya kwabo n'abari muri FC batangiye kujya kwabo ariko bakavuga ikibazo ari inde ari president mubyumve neza akantu gasubiremo bakumve neza ukumva baragiye batangira gutandukana batangira kugenda bavuga utuntu twe bikatugeraho urukumva Rayon Sport ni ikipe nyarwanda tugiyemo indani ntabwo byari byiza cyane hari ibyapa niyo mpamvu tworoha tukanyura hejuru kugira ngo Rayon Sport yacu tutazayisenya tukanyura hejuru tukorosa icyo gihe twarabyumvise twumvamo bombori dukuriye amakuru twumva ngo ni perezida ubyica dukomeza kugira dushakashaka amakuru hirya no hino ariko ubu ngubu ikintu nje kukubwira Pazo birababaje pe kagira imana n'amafaranga birababaje reka twongere tubisiremo ko bibabaje amakuru yo tugiye kubivuga byose arabizanga ntabwo tujya duhisha rwose n'ikimenyimenyi tubafitiye inkuru ya Jaberi mutarasanga ahandi muzayisanga ngaho twebwe bwa mbere tuyizanye nubwo turebe Pazo twikomeje muri Rayon Sport gikundiro cy'abareyo isoro ry'Inyanza dukomeza twivugira ibya Reyo urukuva byageze aho ngaho bombori none bisa nkaho haje ikibaruni kiraturika ripunipu ibiraturitse rwose iraripuka ibintu bitangira kugenda bisakara bijya hanze n'abanyamukuru turabimenya aha rero ikintu kibabaje aka kanya ari imyenda Rayon Sport ifite iyo myenda irakabaka miliyoni 400 amafaranga menshi cyane ariko wakaneza neza ugasanga izo miliyoni zagabanyuka zikagera kuri zingahe hafi nk'ijana bitewe n'uko babyitwaramo ejo bundi haje kuba ikintu haba ikintu kitari cyiza babasezereye umutoza batamuteguje kumuteguza ibyo urukumva reka manze ngohereze inkuru ongeraho noneho bamwirukana bamusanze ku kibuga kamanze ngohereze inkuru Patrick uraza gusobanukirwa Pazo uraza gusobanukirwa neza inkuru ifite irambuye urukumva ukuntu byagenze perezida arifasha amaze kwifata ubwo twatarutse ntabwo tugiye mu kintu ya Singida tujye mu byabanje tugira iki tuza tugenda amaze kwifata ajya kureba perezida ajya kureba umutoza iwe mu rugo amushyiriye iki amafaranga yuzuye envelope iza bitanu n'iza 2 aragenda ageze ko aho umutoza w'amaperetema yiwe umutoza abaramubwatire sigo urabizi abantu babara ukuntu bafite n'igitsuri banarakara naho umusatsi ugashinga urabizi neza ageze aho ati nge ayo mafaranga yasubize sinyashaka ntabwo nyashaka ndi umuntu wibashye mfite management biroroshye kumfata ukangera muri office ukanseza neza utansaze mu rugo uzaniye n'amafaranga icyo kintu batamaze kucyumvikana Tade abagize iki yuriye imodoka ye nziza cyane abasubiye mu rugo ongeraho noneho baramuhakaniye bamaje kumuhakanira arangije ahita arakara akirakara ahita afata imodoka ye aragenda ako kantu akoze kunyunganira Pazo umunyamakuru umunyamwuga rwose ukuvuga ati rero amaze kugenda barategereje ko umutoza agera ku myitozo ari gukoresha iki imyitozo ku kibuga buriya Rayon Sport ifitemo umuntu ushinzwe football uwo muntu Eric Irambona barashinzwe ibintu bya football kugenzura ati imyitozo twakoresheje umunsi niyo ese imyitozo irajyana n'ibihe turimo Eric Irambona bana cyashinzwe muri Sport mu bantu bakomeza bavuga ati Eric Irambona ko iki muri Sport Eric Irambona ashinzwe ibintu bya football muri Rayon Sport n'ushinzwe kugenzura imyitozo bakoze uyu munsi ese niyo siyo ese umutoza una gukora bizageza ikipe kure bwana ushinzwe kubikontora cyane hanyuma ikintu cyaje kuba perezida amaze kugera iwe mu rugo nimba nabyitoye mu rugo nimba arakatiye ahandi hantu wese yamagara nde Eric Irambona amubwira ati nyaboneka ngo icyo tansiyo Eric uramukora mukambabara ubwo mutoza nakoresha imyitozo uri kumva aho byari ruzingiye Eric Irambona nawe bwangu itahamagara uramenya ariko agiye guhamagara umutoza ageze he ku myitozo ati n'abakinnyi babaramubaniye uribaza ati abakinnyi basigaye bareba gute abakinnyi bo bamanje kugira ngo ni ibisanzwe
bumva ni ibintu ngo bisanzwe rwose urangwa umutoza aza kugaruka kumva abakinnyi bo baba ngo nta kintu babwiye waza utaza pfa ko baje bazahembwa umutoza n'umwungirije baba bagiyeho ngaho batanya kubiganira ariko bahita baza kubwira umutoza wungirije w'umurundi ngo naza batangije iki imyitozo yabaye umupro baza ngo abe umupro gute yarababwira ati njyewe sinshobora gukoresha imyitozo n'uwungirije hari umutoza mukuru atamaye noneho n'uburenganzira ibyo kavuga subiremo bakumve neza sinshobora gukoresha imyitozo hari umutoza mukuru atamaye iki uburenganzira uri umutoza wungirije rukumva yabaye umupro cyane usanga undi muntu wishakira iki n'iki aba yaremewe kugira iki gukoresha imyitozo aho rero telefone zacicikana ibintu birashyuha umutoza ari hanze imyitozo iri aho ngaho ariko ibintu byanga kujya mu buryo uruhande rw'umutoza urambaza ati baravuga iki kuri iyi ngingo yo kwirukanirwa ku kibuga bahise bibarakaza birababaza cyane birabajya umutima uratera mu mutwe birashyuha barwara umutwe kugira bariye n'ibinini banywa n'amazi rwose bavura umutwe barashyuha cyane ariko ntibyashira si byashira nawe byose ntabwo byashira baregerana amarangimetero yegerana n'umutoza baricara dukora iki basanga hari amezi batabahembye birabizi fifi byanga urunuka kandi ko umutoza amaze kugira iki kwivumbura bakiri muri ibyo ngibyo rero na Rayon Sports nayo iricara uko umutoza yicaye na management ye na Rayon Sports nayo iricara nka komite ati dukora iki ati tubanisha iki iminsi 30 turasuzuma rero iminsi 30 ari management ya Rotfi ntabwo yabyemeye cyane yavuze ati reka ntabwo bibaho ariko dukurikije amategeko pazo tukagira amategeko nawe ntabwo wabyemera ntabwo wabyemera ariko ubundi mu busanzwe ku mukozi usanzwe muri leta muri iyo minsi wayemewe ariko mu bintu bya football iyo minsi ntabwo iba yemewe ntabwo yemerwa cyane cyane iyo utahembye nk'umutoza rwose ibintu ntabwo babyumvikana ubwo rero bakiri aho ngaho ukumva ngo bagifata imyanzuro n'iki byose iminsi 3 barayifata bayimenyesha n'umutoza ngo ndi kwihuta bamenyesha n'umutoza arabimenya hari radiyo imwe nashatse kuvuga mu izina bahamagaye manager w'umutoza baramuha ati se bimeze gute akantu akumva ariko umva nkubwire n'ubundi wayimennye n'undi radiyo twayivuga iyo radiyo n'iyindi ni SKFM yakarenze Samu inshuti wacu cyane turamusuje cyane Karenze Samu muterepesi rukumva arababwira ati twebwe turiteguye twebwe turumva ngibyo hano bimeze gutya Rayon Sports iribeshye butsitsino barakubitaho iki inosho cyane wabona umuntu wakubise inosho ku butsitsino ntabwo abasha kugenda Rayon Sports iribeshye umukubitiye areba inzega iribeshye ni inosho kuki ku butsitsino ubwo rero ibyo bintu biraza abafana barabyumva abakunzi barabyumva muri rusange abanyarwanda barabyumva abantu batera amakomenti ariko icyo nje kukubwira wari uzi yuko Rayon Sports yibeshye ni ikirukana Rotifi yabaca Rotifi bwe na management yiwe bazatwara hafi miliyoni zigera mu 100 ayo mafaranga ndayemera ariko buriya aho byahereye hejuru ariko 94 cyane na 2 n'ubundi neho bizagera naho bizagera kigenda kimva cyane puzzle kuko urumva byahereye ku mutoza mukuru ahita hajyaho noneho ku mutoza wungirije ako umutoza wibuka ko yiramase wongera bati ngeze nshobora kuva mu mutego izizuiti zinamwe 18 ashaka kongeranamo sinzi jyamo reka aratsemba ariko urumva n'ubundi umunyarwanda cumugani ngimbe ryisuka itutira umuhini urumva niba byarahereye ngaho hejuru n'undi 75 bizakomeza bigere ngaho hasi yego kikinda kimva cyane ariko hakaba ari n'ingingo arandi makuru
aya makuru yo hari indi makuru avuga yuko umusimba aratifasha kwanjye hari ingingo Faransa yego hari ingingo rwose amakuru turi kugenda tuyasatira n'ibizana muzamenye natwe twabivuze rwose nibiba muzayimenye reba ikibazo kiri muri Rayon Sport ese Pazo uri umunyarwanda yego bajya bakora Rayon Sport ngo ari ikipe y'abanyarwanda yego nubwo ngiye nabyemera gutyo urukumva gukora amakipe menshi mu Rwanda umunyamakuru w'umwuga ntabwo nafata ikipe imwe munyagira ikipe y'abanyarwanda hari izindi ndetse n'izindi zegamiye ku turere ariko noneho nawe nubwo uri umunyamakuru nawe ntabwo ushobora gufata amarangamutima ngo yaharire ahantu hamwe umunyamakuru wivuga ngo Rayon Sport ngo ntabwo ushobora kuyishyigikira muri ibi ngibi ntabwo ari ikipe ngewe nemera Pazo ngewe nemera ni ukuvuga ngo ni ikipe y'abanyarwanda yego abanyarwanda bamwe barimo ako si bose kuko hari abafana peri arafana Bugesera arafana Kiyovu mwayivu bakuru b'abasaza baza bazana rero ariko 99% ikipe n'ubundi abanyarwanda banze gutya abanyarwanda benshi bafana Reyo yego benshi bataruje stade amahoro kuri Gikundiro de none se aba bafana baba hehe aba benshi muvuga baba hehe nose ushaka kumbwira yuko ushatse kumbwira yuko ko Amavubi afite abafana benshi kurusha Reyo Amavubi bara Amavubi Pazo no kwitana by'Amavubi hajyazemo na mobilisation no gutegera abantu ku buntu bakaza kinjirira ubuntu kugira ngo bajye wese na ji nuko bya kintu ngo ubushobozi bwishi ari ubwo Amavubi na Reyo ifite ubwo bushobozi yazaje bikora oya icyo football dutegeka y'ukuri ikipe jya kuyitera iki inkunga gutera inkunga ikipe rero inkunga no kujya kuri stade yego ntabwo inkunga ikipe igira iki igutegere naki twakomeje ariko rengeye ikibazo nshaka kugira inama bariyo cyane nziza rwose Rayon Sport kamere kuri Muvunyi Paul yego perezida w'icyubahiro wa Rayon Sport Muvunyi Paul yego turakwinginze wikihisha vayo rwose ujye muri ibibazo bya Rayon Sport niwe muntu ushobora gukemura ibibazo bya Rayon Sport bikarangira yewe nimba Tadi mutari ku murongo umwe mubwira ati Tadi urashaka gushimuta ikipe twarabibonye umujyanama we ni Sadate zukuntu adukoroze yego tubabarire agiye kwitera tubabarire ibintu byatubayeho Sadate yabaye ikipe ashaka kwishimuta turabica birarangira tubabarire rwose muri Rayon Sport cyane cyangwa se CEO uriho bamuhindura mudamu ninde ndamwagiyeho gatoya bamuhindure nkuko bashaka yuko Meya Abdallah arwa CEO ariko bigenda Meya Abdallah abe CEO hanyuma baco ndi mu perezida ako ma perezida bazashiraho baba perezida bagize iki bize basobanukiwe mwifata umuntu kuko ngafite amafaranga mujye kumutereka mujye kumushaka ku ntebe ishyushye rwose kwibera rushyushye Muvunyi Paul mutubabarire abafana ba Rayon Sport bararakaye cyane barivumbuye bamwe bagize iki mu ntara ni ibindi bintu biracika ni abantu bararira kwa Rayon Sport mabara muvana abantu mu gahinda rwose mwakiza umubabaro n'agahinda mwabarire cyane Rayon Sport musubize ku murongo Rayon Sport imeze neza n'abanyarwanda bameze neza nkuko muhitira abanyarwanda nameze neza cyane rwose nanjye ndababaye nongera ndababaye paze nakoze aho ngamenda koze kuko nubundi ikipe ni y'abanyarwanda kandi nanjye ndi umunyarwanda muri abo ngabo b'abanyarwanda azugereka givugisha kuri nakoze urumureyo yego jya kwica ku ruhande nubundi ikipe ni yanyu ariko reka dusaba abayobozi bakuru rwose Muvunyi Paul tubabarire garuka yego gira icyo uvuga ariko ako kantu utambitsemo ngo ndi umureyo nawe ushobora kuba utari umureyo ariko nawe uri umunyarwanda jewe ko umunyarwanda wese akunda Reyo yego pazo uwo ni Pazo rwose umukunzi Rayon Sport cyane ntabwo ibyo twabitindaho rwose tubasaba bakunzi bacu mushaka kwamamaza yatugana yatwandikira imbuga zacu nitwa DJ Zoriva kumenya imbuga Instagram waza ukansangaho ukagira icyo uvuga
Okay, ibintu rwose bikagenda neza. Uyu munsi twari turi muri Rayon Sport, ibibazo ifitanye n'abari hejuru cyangwa n'abari hasi. Mukanya tugiye gukora ikindi kiganiro kimeze neza cyane ariko reka tugarutse ku muvandimwe turi kumwe aka kanya DJ Zorizo. Mugiye kuri Instagram ye mukore ibintu byinshi kandi bigiye bitandukanye. Kandi ikindi cya kabiri, reka tubabwire ati bye bye, ariko mukomeza mukora subscribe munasharinga kandi urukundo rwanyu turubona. Abakunzi bacu tubafitiye amakuru ashyushye, breaking news kuri